Abantu benshi bazi ko iyo ufite telefone ubwo buba birangiye ko utazongera kubona ibintu bitatu ngiye kuvuga. Icya mbere ni amafoto nyine asanzwe ari muri telefone yawe, ya mafoto nyine wagiye ufotora ukoresheje kamera ya telefone yawe. Ikindi abantu batekereza ko udashobora kongera kubona ni amadokima, document, ibintu bimeze nk'impapuro, ibyangombwa by'ubutaka waba warasevinze kuri fone yawe. Ikindi abantu bashobora gutekereza kutabona harimo werera abantu bagiye usevinga nyine amazina y'abantu na nimero za telefone zabo. Abo bantu batekereza ko iyo bakwibye telefone biba birangiye. Nubwo atari bose ariko hari bamwe batazi uko bagomba kubigenza kugira ngo niba wakwibye telefone ya mbere, ibyo bintu mvuze ko ari bitatu ntuzabibura. Fata telefone yawe nkwereke intambwe ku yindi uzabigenza kugira ngo utazabura amafoto wigeze gufotora, utazabura ibintu bimeze nk'amadokima, cyangwa se utazabura abantu wasevinze kuri ya telefone yawe. Niba uri mushasha wari ubwandu ubonye umwanya class hano Kinyarwanda channel, kanda aho hasi hari ahanditse subscribe, then ukande notification ugire on kugira ngo uko tugenza video yita bigeraho. Ikindi ndakeka ari ibyo, fata iyo telefone urebe niba ufitemo aka application kitwa Photos. Kano ka application usanga utagafite urahita uza hano kuri Play Store, then uze hano ushake application yitwa Google Photo, then uyikandeho. Numara gukanda kuri Photo urabona ngiye ko nkeneye kuyakuretinga gusa, ariko wowe uhita ukanda handitse ngo install. Ni iya kabiri muri kubona hano, muri kubona ko install muri phone yanjye. Twamaze kuyigeraho, tumara kuyigeraho turaza dusanga logo yayo imeze kuri telefone, then tuyikandeho ifunguke. Nimara gufunguka murabona ko haba harimo amafoto agiye atandukanye, kumara kugeza hano kugera ku 13 niho nigeze kugira phone bwa mbere. Nyine murabona ko mfitemo n'agafoto ka 13 kandi ntabwo yari nakabimenye. Ibi rero byatewe n'uko nari nsanzwe mfitemo Gmail account, ubona ari gukoresha kugeza na n'ubu. Ubwo rero iyo umaze ku downloadinga application ukaba ufite Gmail muri telefone yawe, uraza ugakanda kuri application, then ugakanda next mu buryo bwo kuyisetinga nyine bitangiye gukora muri phone yawe. Ubwo nyine iyo umaze kuyisetinga bivuze ko amafoto yose ahita aba automatically uploaded. Iyo wafotoye ukoresheje kamera yose ahita yi-uploadinga ku buryo aza nyine kuri Google Photo yawe. Ubwo bivuze ko igihe cyose kuri internet y'amafoto aba ari kuyi-uploadinga ku buryo niyo iyo telefone bayikwiba amafoto yamaze kuba uploaded yose uzayabona igihe ya email yawe ukiyibuka. Ni icya mbere niba ufite ka application kitwa Google Photo, genda ushake ukoresheje nyine Gmail account yawe, ugahita downloadinga, numara downloadinga ukesitara muri phone, numara kwesitara ubwo bivuze ko nyine amafoto utazongera kuyabura ukundi. Ikindi twari kuri application ni igihe bakohereje nk'amafoto kuri WhatsApp, ushobora kuba wagize ubukwe ntabwo wakwifotora, ubundi kubera utakwifotora nyine hari umuntu ugufotora kandi ya mafoto bikaba ngombwa ko aza kuyakohereza. Iyo yakohereje kuri WhatsApp rero ntabwo ahita ajya hariya muri Google Photo, ahubwo bigenda gute? Aho kugira yashyireho uza hano muri Photo, then hariya nyine muri files zawe ukaza ugafungura amafoto. Wamara gufungura amafoto ukareba nyine amafoto ushaka kohereza yose ukayaselectinga. Wamara guselectinga nyine ni uguhitamo. Iyo umaze guselectinga uhita uza hano gusharinga kariya kantu nyine ko gusangiza abandi bantu ifoto, ugahitamo nyine Google Photo. Ubwo ni ukuvuga ko ya mafoto nyine ugiye kuya-uploadinga kugira ngo utazigera uyabura mu buzima bwawe. Then urabona Gmail account ihita iza hariya, ubundi ugahita ukanda handitse ngo upload, ugategereza gake na internet uri gukoresha, amafoto agahita aba uploaded. Iyo yamaze kuhagera bivuze ko nyine ni telefone bayikwiba, ya Gmail account yawe kuyibuka utazigera ubura ayo mafoto. Ariko niyo email account yawe yibagirwa warayifunguye kuri nimero nta kibazo, ushobora kuyibutsa
niba wakwibagirwa password yo email yawe ufite ni kuri telefone, nta kibazo n'iyo password nayo ushobora kuba wayibuka. Icyangombwa ni ugufata telefone yawe bwa mbere ukigira, ugahita ushyiramo Gmail account. Okay, reka dukomeze. Ikindi, ubundi buryo ushobora kubikamo ibintu byawe, wakwifashisha kano ka application muri telefone kitwa Google Drive, dati kuko nta iba hari muri telefone handitseho Drive gusa, ugakandaho, urabona ko kari gufunguka, then kamaze gufunguka, urabona ko nabitseho ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ubu rero ukora gute kugira ukeho ibintu? Uraza hano kuri akamenyetso ko guteranya handitse new, then ugakora agafoda gashyashya cyangwa se n'icyumba kimwe, niba ufite akabati karimo ibyumba byinshi ni ngombwa gukora icyumba cy'ibintu runaka. Urugero hano ushobora kwandikaho wenda ibyangombwa, then wamara kwandika ibyangombwa ugahita ukereya foda yitwa ngo ibyangombwa, wenda n'impapuro wagiye ufatanyiriza ibyangombwa ukazifotora ushaka kuzaporodikara ibyangombwa. Dusubire hano inyuma rero tuzemo amafiles dufite, then tumanuke hano mu madokima, wenda dokima yanditseho icyangombwa kuba yamaze kwifata ibifite icyangombwa, wenda dufate iyi number 1 cyangwa se old school, iyi wenda tuvuye ko aricyo cyangombwa, selecting, then dukanda no sharinga, tuze sharing aha kuri drive. Nyuma guhitamo drive bivuze ko ushatse kuyapodinga ku ma drive yawe. Witwa hano kuri folder, hano handitse amaresi, then uze uhitemo ya yibwa ibyangombwa kabiri. Bimaze guhitamo kuri yo, urabona ko bari kuvuga ngo this folder is empty, bivuze ko nyine iriya folder nta kintu gihari. Ukaza hano handitse select, bivuze ko ya folder cyangwa se ya file uyisitorinze nyine hano ibyangombwa kabiri, igihe ugiye kuyishaka niho ugashakira. Okay, niba utaye telefone rero nta kindi uba usabwa gukora uretse kugura indi telefone, ubundi ugahita ushyiramo ya Gmail account yawe, bikaba birarangiye. Ibintu byose uko byari bitondetse muri ya phone naho ukongera ukabibona. Icya gatatu twavuze ukuntu ushobora kuba wabona nimero nyine z'abantu. Urugero, umuntu arari Rusizi muhuyeyo, wenda mwariganye aguhaye nimero ya telefone, then umugeze hano i Karongi telefone barayikwibye. Gusa ubwo uri kuba bigenza gute? Ntabwo washobora kongera kumuhamagara kohereza kubera ya nimero yagiyemo, ahubwo urakomeza witahire, nugera mu rugo ushakishe udufaranga, then ugure indi telefone. Numara kugura indi telefone uzahita ushyiramo ya Gmail account yawe, but niba utarakoze bino ntabwo ya nimero ye uzayibona. Ahubwo reba ukuntu uzabigenza, uzafata ya telefone wandike, nyine wamaze kwandika nimero nk'uko bisanzwe, tuze hano create new contact, aha tubaze mu gukitinga new contact, aha naho ugomba kwisevinga, urabona handitse ngo save to phone contact, ntabwo rero uzayishyira, aho uzakande hariya, nurangiza uhitemo imwe muri Gmail account yawe kuri email ukoresha, ukanda hano kuri save to, then uhitamo Gmail account. Wamara guhitamo Gmail account ukandika izina, ukandika n'ayandi mazina, then ukabona nimero runaka, ukandika n'andi mazina hano hasi, ubona nimero ya telefone hariya n'indi myirondoro yose, but wayisevinze kuri Gmail account, ubundi ugahita ukanda hano handitse save. Ubwo bivuze ko ya telefone nibaramuka bayikwibye ukagura indi telefone ugashyiramo na Gmail account, bizahita birangira ya telefone, ya nimero ya telefone igarutse. Okay, ndabashimiye rero, ndakeka iyi video ku bantu batarazi ibibazo n'ibintu ishobora kuba ibakoreye imiti, niba ubona isa naho igufashije ihereza like, then notification nayo igere kuri, kandi subscribe kugira ngo nyine izindi video zize kugeraho nta gushakisha kwinshi. Ndakeka rero ibi bintu muramuka ubikoze, telefone bazakwiba yose utazagira ikibazo, uzagira ikibazo cy'amafaranga birumvikana, ariko nta kindi kibazo kirenze uzagira cyo kubura aba contact bawe.
kubura amadokima rusange cyo kubura amafoto ibyo bigiye bitazongera kubaho. Ndagushimiye rero, ndi Modeste, ni Notani Pascal mu Kinyarwanda channel.